Okay, muraho neza ni amahoro. Yewe kameramani bari kunsetsa. Murakomeye se. Kambasuhuze cyane mbaramutse abari mu mahanga, abari mu gihugu cyacu hano mu Rwanda, abari mu mpande enye z'isi, ndabahobeye cyane nshuti zanjye. Aho muri mumeze mute? Mumeze mute? Mujye mutubwira uko mumerewe, muduhe amakuru. Akenshi n'ibiganiro byacu bishingira ku makuru mwaduhaye, ku bitekerezo mushaka ko tuvugaho. Iyi channel ni iyanyu ntabwo ari iyanjye. Okay, rero ndagarutse uyu munsi noneho nje kuvuga kuri business. Iyi secteur nkunda cyane. Business ni ikintu nkunda, nakuriyemo kubura icyo nyivugaho byaba ari ikindi. Byagorana ko nabura ikintu ndi buvuge kuri business. Business rero igira ibintu byinshi umuntu yayivuga, ariko uyu munsi ngewe ndashaka gufokasinga ku makosa umuntu ashobora gukora muri business bikaba byayitera guhomba cyangwa se ikazima burundu. Hari uguhomba nyine ikaba ikiriho ariko yarahombye, hakaba n'uburyo yazima ikarangira burundu. Yes. Ikosa rya mbere rero ikosa rya mbere buriya ngiye nitegereje ni ukuba utari kwikorera muri business yawe ngo uyigiremo uruhare. Ndaza kugenda ntanga ingero. Ntago bivuze ko abantu nyine bafite abakozi muri business zabo bari mu makosa, ahubwo biravuga ngo gira uruhare runini cyane muri business yawe. Impamvu bisabwa ko wagira uruhare ni iyihe? Ni ukuba ari wowe watekereje business d'abord. Iyo projet, uwo mushinga muri gukora ni wowe wabanje kuwutekereza. Ntago rero umuntu uzashyiramo azawushyira mu bikorwa nkawe nyirawo wawutekereje. Icya kabiri ni ukuba ari wowe washatse igishoro cyo gushoramo. Uzi imvune y'icyo gishoro aho cyaturutse. Uzi focus cyangwa se icyo wari ugamije kugeraho mu gushora kuri uwo mushinga cyangwa se muri izo business, muri ubwo bucuruzi. Rero nutabushyiramo uruhare runini ngo ukurikirane, utaragize gushaka amafaranga ngo abigiremo uruhare, ashobora no kuzakoramo akajya yikoreramo kuko we ntazi ingano y'amafaranga ufite. Urumva we ntazi ngo amafaranga ari gushira. Azi yuko ufite amamiliyoni babana kubona nk'umuntu ukaze. Azi yuko yego ushobora no kuyafite, ariko wowe uzi impamvu, uzi deadline washyizeho, uzi nuze y'amafaranga washyizeho capital itagomba kurenga kuri uwo mushinga. Aho azava ni wewe wari uhazi, ni wewe watangije icyo kintu mu mutwe ugishyira no mu bikorwa. Rero iyo ufashe ibintu ugahita ubiterera umuntu, araguhombya. Sometimes na business irazima. Icyo ugomba gukora wakoresha abakozi, ariko 95% abakozi bagafata 5 yonyine, ukaba ufite uruhare runini muri business yawe. Kuko iyo utabishyizemo umuhati n'imbaraga, ukumva nyine ngewe ndi bushora amafaranga, ntanga igishoro capital, abakozi bagende bakore, nye nzabibabaza. Uzabibabaza se? Wenda tuvuga amategeko azabahana kuko bafite amakontara, ariko se bizubaka ya business igaruke? Ushobora gusanga n'uwabihombeje nta n'ikintu wamukuraho. Rero gukumira ikintu kitaraba, izo mpaka zose gira uruhare muri business yawe 95% ube urimo, ube uhagaragara, ube ukurikirana. Icyo ni icya mbere gishobora gutuma business ihomba cyangwa ikazima burundu. Irindi kosa rya kabiri ni ukushyira business ahadakwiriye. Nababwiye ngo ndajya mvuga ikosa ntange n'ingero. Tuvuga urugero, wirebeye ahantu mu bipangu nyine bitamo abantu ba classe ba VIP, ukubisemo ka boutique. Nshuti yanjye, ako kabotike ntago bakaguriramo, bagurira muri za supermarket, bagenda mu modoka yabo bakajya za Nyabugogo mu masoko manini bakahaha. Ubwo ndi kuvuga ko bari i Kigali, hanyuma barangiza bakinjira mu bipangu byabo bakazongera gusohoka bari mu modoka zabo. Aho ngaho ba wadekonye.
kukaba akabotike ukaba ahantu hari abantu benshi kandi bagaragara bahaha buri mugoroba, kuri mugoroba ukabona ko abantu nyine bari gutembera bashaka ibyo guteka, bari kugira gute, aho ngaho nyine uba wamukoze umuti, uba uri ahantu nyine mu mwanya wawe. Bizinesi rero iyo ishyizwe mu mwanya utari wo, tuvuge ufashe nk'akabari ugashyize nko muri karitsiye y'abasilamu. Abasilamu abenshi tuzi ko nta nzoga banywa, hari ngo n'abazinywa njye ntabwo ndabona ariko ngo babaho bazinywa ariko majority y'abasilamu ntabwo banywa inzoga. Ufashe akabari rero uragiye ugakubise hagati mu basilamu, ese ubwo ngubwo kweri uzanywererwa nande? Birasaba ko nyine ushaka location, ahantu ho gushyira bizinesi iyo ari yo yose, ukabanza ukiga ukavuga uti uyu mushinga ndabona ubereye hano, ngomba kuhashyira. Iryo kosa rero iyo utarikosoye urahomba, cyangwa bizinesi yawe ikazima, ibintu bikakubana expired, utaranacuruza. Icyo ni ikosa rya kabiri. Ikosa rya gatatu umuntu ashobora gukora muri bizinesi akaba yahomba, cyangwa se bizinesi ikanazima burundu, ni ukuba uri gukuramo amafaranga, ibintu wakeneye muri iyo bizinesi birenze ubushobozi bw'ibyo yinjiza, ugashinga bizinesi ari uteze ko izagukemura ibibazo byawe byose ufite mu buzima, ntago yapfa kunguka, biragoye. Kuko ubundi bizinesi uko itangira buhoro, ni nk'uko umwana atangira akura. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kuyikeneraho bya bintu bingana n'ibyo iri gukonsoma. Urabanza kureba niba yinjiza amafaranga y'inzu, wenda ihemba umukozi ukoramo, nawe ukigenera n'umushahara wawe, kuko uri nyiri bizinesi ntabwo ukwiye kuba utigenera. Ikishyura imisoro, ikishyura ibintu byose by'isuku ibyisabwa na bizinesi, ugasagura kapita ukajya kurangura. Hanyuma buhoro uzongeramo wenda za minerivare ubundi zakavuye muri wa mushahara uhembwa muri bizinesi. Ibintu byo guha family ngo byo gufasha imiryango bikwiye kuva muri mushahara wihaye. Noneho kwikura ushobora kwigenera umushahara muri kubera depense ufite, kubera ibibazo ukeneye gukemura. Ariko ukabanza d'abord ugakemura ibijyanye na bizinesi, kureba ku nzu, kureba ku bakozi ikoresha, kureba ibyo ikenera. Kuko iba imeze nk'umuntu ku giti cye wikorera akanayihemba akemura ibibazo bye. Ubwo rero iyo utangiye gufata ibibazo byawe byose karubira, abanyeshuri, abagusabye, abari muri iwanyu mu cyaro ukeneye gufasha, byose ukabirunda kuri ya bizinesi, urayihombya, ugakora no muri kapitali cyangwa se mu gishoro, ugasanga urahiye. Iryo ni ikosa ugomba gukosora muri bizinesi yawe, ukayitangiza nk'umwana utangira kuvuka, akonka akagenda akura gahoro. Nutayihereza umwanya ngo ibanze iruhukemo, ugahita uyishingiraho ku bintu byose, bizahita bihomba. Irindi kosa rero rya kane rero ntarya niri mujye mushyira no muri commentaire mumbwire namwe amakosa yo muri bizinesi, tujye twungura abantu inama. Umuntu nyine arabyuka agakora bizinesi gusa agahita bara ngo ngiye kunguka, ariko nabanze kureba amakosa ashobora gukora, bizinesi gahomba. Rero tuba dukwiye kubungura inama, nicyo tubereyeho, kugira ngo uzindutse wese nyine abikora ariko abone n'umusaruro. Irindi kosa rero rikomeye nanone ni ukuba uri gushaka gukora bizinesi ariko ushaka gushyiramo n'amanyanga. Amanyanga ndayabasobanurira. Urashaka gukora bizinesi ariko ukwepa ibijyanye na leta, kandi leta nyine uri gukora ku butaka bwayo niyo yaguhaye amahirwe yo kwinvestisa mu gihugu cyayo, waba uri umunyagihugu cyangwa umunyamahanga. Iramutse ifunze iyi karitsiye ikavuga ngo hano nta bizinesi wakorerwe ntiwakora, kandi wenda ariho hari buguha amahirwe. Ubwo rero urashaka gukwepa nyine ibyo byose, wigire hatari. Ibyo bintu bikunda kuba ku bantu b'amabuye y'agaciro, bajya bakora uduforode
simbazi nyine batambaza ngo ni bande, ariko mu makuru mfite hari abantu nyine bashaka gukora adasora, atagira ikintu yinjiza, nta hantu byanditse. Mu kanya rero niba kuvumbura warashyizemo igishoro cyawe ugasanga umuntu yahombye miliyoni ngo 30 ngo 15 mu mabuye, ugasanga umuntu yarahombye kubera kwanga guca mu nzira nziza, uguhita uzima. Ubwo se wahomba izo miliyoni zose ukireka umuntu nyine wari wifite ari mu mamiliyoni 100 na za miliyoni 100, ariko hari umuntu uba watangije utwo dufaranga ari natwe yari afite twonyine, noneho ugatangira kwicisha mu bintu byamaguye byo gushaka kutagendera ku mategeko. Business irazima, iyo bagufashe nyine birazima, kubera ko ntabwo uba washatse kubahiriza nyine ubuyobozi ngo wumve icyo bukubwira n'icyo bisaba kugira winjire muri business iteguye neza. Nshuti zanjye rero, amakosa yo ni menshi, ni menshi. Hari n'abantu usanga nyine ngo bakoresha abakozi barangiza bakabatereta. Sorry to say that, ariko bibaho, ni ibintu bibaho, bamvuga ibintu bibaho. Ugasanga wafashe nk'umukozi, bikunda kuba mu tubari, umukubise kuri kontwari, urangije uranamuterese, ahita aba nyirabyo. Urumva arajya yikoreramo uko abyumva. Ayo ni amakosa mukora. Ba serious, mube serious muri business man, mujye mureka ibintu ariko byo kuzana business mo ibintu by'imitereto n'ibiki. Mujye muba serious, nushaka gutereta ubishyire ku rundi rwego ruri ku ruhande, ariko nyine iyo utagize ubwo bwenge rero business igahomba, ukajya urira ngo narahombye, kandi hari amakosa wakoze. Buriya akazi ni akazi, n'ibindi byose ni ku ruhande mukabishyira ukwabyo, mukagira n'umurongo mubiha. Ariko byaba ari mu kazi bikaba akazi. Buriya n'umugore n'umugabo, iyo ari akazi kakwiye kuba akazi, reka kuzana ibintu ngo ndi nyirabyo, ahubwo birebe nk'akazi. Uvuga uti umugabo azambaza ko amafaranga yagiye hehe. Yes, wiyumve ko ufite umubosi uzagukontorora, kandi biteye ubwoba, bititije apana ibintu byo kubyumva nk'ibintu nyine ngo ndi nyirabyo, ngo byahomba bitahomba. Ibyo bintu sibyo, murimo murica amafaranga mukasubiza business zanyu inyuma, kandi ku makosa mukora yari akwiye gukosorwa. So ni byinshi. Yes, ni byinshi gukoresha ngo bavandimwe ngo ikene wabo, nabyo byica business. Burya gukarira umuntu mudafitanye isano no gukarira uwo mufitanye isano biratandukana. Kandi business burya ibamo no gukara, udakaze nyine ukanura amaso. Nshuti zanjye, business ntabwo iba ari iyo gukinirega amafaranga, aravuna, kandi kuyabona nabyo biravuna. Rero umuntu ntabwo akwiye kuza kugukinira muri business ngo nuko ari family. Okay, simbabuje ko mwaye imiryango akazi, ariko mugomba kuba serious, mugomba kuba kujera nkuko wajera umuntu uri ahandi hantu waturutse ahandi. Vanamo ibintu by'ikene wabo man, bireka ibyo bintu, ahubwo ushyiremo ubuseriye. Business izagenda yihute, yunguke, imugirire umumaro, nawe ugire umumaro na business washinze n'igitekerezo watekereje. Reka mbashimire cyane inshuti zanjye, turakomeza twungurana ibitekerezo, murambwira ibindi bintu byatuma business zitagenda neza. Ubutaha ntabwo twavuga negative gusa, tuzavuga na positive. Ibintu nyine umuntu nyine icyo business imaze, umumaro wa business tuzabivugaho nabyo. Reka mbashimire, ndabakunda cyane, mugira amahoro, Imana ibane namwe ahantu hose muherereye. Mujye mumenya ko mufite umukunzi witwa njyewe. Encouraging woman, turabakunda, turabafana, muri beza cyane, mugubwe neza, Imana ibahire, ndabakunda. Ciao ciao.